ndabaza Ben yatubwiye ko aheruka mu ntara muri ni igiki ushyiriye abantu bo mu ntara uherukamo muri iyo myaka ishize. ndabaza Bruce Melody, Ben yavuze yuko nibo wabanje kugutumira bwa mbere uramwitaba muri Bikari na twarabibonye byari sawa cyane, nanone witeguye kongera kunyuzaho. Murakoze. Kunyuzaho cyangwa kunyuzwaho? Wabasubiza Ben. Ikibazo ni cya kindi, ntabwo heruka mu ntara. Wowe batubwiye ko udaheruka mu ntara. Abantu bo mu ntara kwanza urahibuka. Icyo kibazo kirimo kiragaruka cyane. Buriya tugiye no gutangira, intara nizo zatugize. Intara ya Gisenyi iri mu bintu byakiriye role ikomeye cyane ku muziki wanjye n'izindi ntara zitandukanye. So nibaza ko bazaniye ibintu bidasanzwe badaherutse guheba. Promise. Ntekereza ko hari inyota tutigeze dukoraho, ariyo mpamvu ikintu tubashyiriye kiri gukomeza kugaruka. Mureke njye mbivuge gutya, njyewe nkora umuziki mwiza ndabizi, si ngombwa ko ikindi muri kureba uru rubyiniro uko rungana. Uyu munsi turi hano kugira ngo tubereke uko stage yacu izaba ingana, ni uku nguku. Uko sound yacu izaba imeze ni uku nguku. Urumva ibijyanye n'umuziki byose twabikozeho kandi neza, ibindi muzaduha nibyo tuzabashyira. Naho umuziki wo nta n'ikintu nshaka kuvugaho. Nanyuze ahantu bwiza ari kurepeta ngira isoni. Ibintu biravuga neza, ibintu byinstaye neza. Umuziki wo twe kuwutindaho cyane kuko urumva ibintu bikozwe n'abahanzi bangana gutya ntabwo bishobora kuba bibi, ntabwo bishoboka. Kandi twashyize imbaraga hamwe. The Ben araza, Kitoko araza, Bwiza araza, muzagenda mubona n'ibindi. So icyo tubashyiriye kindi kirenze umuziki mwiza, ntekereza ko ari mwe muri bukiduye kuko bo bari mu ntara. Murakoze cyane. Amashyi menshi kuri abahanzi bacu. Ikindi kibazo Lucky, murakoze. Yitwa Irene Murindahabi, umunyamakuru wa MI. Ikibazo cya mbere ndakibaza The Ben. Ubushize ubwo wateguraga igitaramo cyabaye ku itariki ya mbere, cyari igitaramo cyiza, ariko mu bijyanye n'imiziki ufite n'indirimbo nshyashya wahaye abafana. Ubu ngubu zenguruka igihugu nta ndirimbo nshyashya yo kuvuga wiki. Icya kabiri ndakibaza Bruce, kuki udafata akanya ngo ushimire The Ben waguhaye igitekerezo ugiye kubyaza amafaranga menshi? Murakoze. Murakoze cyane. Ngira ngo Emile Katube, merci beaucoup. Urakaza neza muri iyi gahunda nk'iy'aba bavandimwe, ni byiza cyane. The Ben iragumvisha neza ikibazo cya Irene, ati se ko ubushize wari waserutse nk'igisamagwe, uko uraseruka ni? So ndagira ngo musubize Irene, kandi Irene congratulations to you, irabatera umugabo mbese imbere. So Irene, ngira amahirwe nibaza ko abandi bahanzi wenda benshi batagira cyangwa se bazagenda bayagira. Ntabwo ndi umuhanzi ukorera kuri pressure yo gusura indirimbo. Icya kabiri, kugira ngo I love you guys, thank you so much. Igikurikira kugira thank you. Twumvikane mwihangane. Pirate na control abantu gakeya. Igikurikira ndashaka kugira ngo ndire abanyarwanda muri rusange apana abafana ba The Ben ko next week turasohora indirimbo yitwa Inshallah. Indirimbo nziza cyane ndayibatuye. It's a beautiful song. Ndumva subije na Irene
muri ubwo buryo. Thank you so much. Urakoze cyane Prince. Je yarambajije ngo kubera iki ntashimira The Ben wanyeretse inzira ngiye kubyaza amafaranga menshi, ariko we kuki atigeze yumva ko namushimiye karahubwo, kuko ibyo bintu nabinyuzemo kare sinzi aho yari ari, murabura bamwegereye. nari namushimiye kare, namushimiye cyane, kandi ibi turi gukora ni ubufatanye, ntabwo yari kuba ari hano atabizi ko nishimiye ibyo bintu. Barakoze cyane abahanzi bacu. Ubwo nari mpagaze ahangaha Bruce ndetse na The Ben, nararanganyije amaso, mwihangane bavandimwe, nararanganyije amaso mbona Kenny hano, nibuka 1:55 AM. The Ben nabonye Fiacre, nabonye Muyoboke. Aba ni abantu behind the scene, inshuro nyinshi batagaragara. Aba ni abantu babafasha gutera imbere, ariko ibyo bikananjyana bikanyereka ko iyi stage turiho, aba babikoze bose, abo muzaserukana mu ntara, birumvikana ko mufite abafatanyabikorwa, birumvikana ko mufite ababari inyuma, aribo babegereza abafana banyu bagatuma mugera kuri ibi byiza. Umuziki wacu iyo tuganiriye namwe, uruganda rw'ubuhanzi rwacu, mukunze kuvuga ko mwifuza nk'abo benshi, mwifuza ababashisha gukora ibirenze ibi, muhora mufite inyota yo gukora ibi. Duhereye ku rugero rw'abo dufite ahangaha, nimufate izo mikoro zanyu muzikoreshe mutera inyota n'abandi, kugira ngo uretse namwe mube mwabona n'abandi bafasha kuzamura uruganda rwanyu. Bibafasha iki? Bibageza kuki? Murakoze cyane. Ibi bikorwa byose mubona hano byakozwe n'ama ekipe yombi, ntabwo byari kuba bimeze gutya cyangwa bisa gutya iyo tutaba dufite izi ngufu zituri inyuma. 155 Whatwave, Atland, mwakoze akazi gakomeye cyane, ariko nanone dufitemo, mwakibonye ikirangantego cya Mitsing nk'umuterankunga mukuru wa event. So twishimiye cyane kugendana na Mitsing, kandi hari n'abandi, nuko igihe cyo kubagaragaza kitaragera, gusa turashaka n'abandi, kuko ni umwanya mwiza wo kugaragaza ibikorwa byanyu, mukabigaragaza imbere y'abakunzi bacu. Murabibona uko press conference yacu ingana,